ku buryo nyine ubajije ngo se nabwirwa n'iki niba koko nizera koko ntashidikanya. Nta gusubiza ngo niba hari igitabo ukunda kurusha Bibiliya, niba hari indirimbo ukunda kurusha hymns, niba hari abantu ukunda kurusha bera, niba hari fellowship cyangwa guhura cyangwa ibiganiro runaka, ikoraniro runaka ukunda nyine kurusha amateraniro, niba hari ikiganiro runaka ukunda kurusha gusenga, niba inkuru ukunda kuvuga kurusha nyine izindi nyine atari ubutumwa bwiza, niba hari ibintu ukunda gukora kurusha gusavinga Kristo, niba hari igihembo ushaka guhabwa cyangwa kubona kiruta kuba Kristo yavuga ngo urakaza neza mugaragu wanjye ukiranuka wakoze neza, ushatse nyine wagira ubwoba biroviyaza.